matazajya basekara abanyamurenge bafite tugara ngo bagira ngo indi miryango we ntiyatugize wenda ikagira ukuntu bikemura. Icyo ni kimwe. Buriya binavugwa ko nibivugwa ariko binavugwa ko buriya ngo kiriya kintu cyababaje Museveni kugira naho aba talking gira ikintu mubona mwabona icyo mu Rwanda yaba federalism yaba leta yaba iki buri kimwe cyose kirashoboka muri Kongo mwajya muri leta mukajya mu byo mujya muri buri kimwe cyose nibura mukazashwana nyuma kuko birashoboka ntagahora gahanze ariko bazamwara uwa mbere CNDD-FDD izagezaho ubusandiri ntabwo wakora koperative y'abahinzi n'aborozi ngo yite interahamwe ntabwo wakora koperative ngo yite abahuza mugambi impuzamugambi samazina wumva yumvikana ari meza aho kubera history ntago bikunda no mu Burundi ntibikunda na Uganda byakugora na Shinyanga byakugora na Kongo byakugora kwita iryo zina burya ntibikunda kubera amateka y'abanyarwanda CNDD-FDD zaba inkuru mbi muri aka karere kandi akantu kazayikoma kazayitungura urumva ihirime kandi kanuye yarananiye kubyaza umusaruro imyaka imaze ku butegetsi kandi zabe kimwaro gufata ubutegetsi bukagucika ni kimwaro gikomeye cyane ntibugaruka erega tujye tuvuga ibintu mazina yabyo urumva kwa Kabuga hamwinjiriza amafaranga mu byukuri mu butunzi bwose yari afite si yari umuntu ukomeye mu gihugu bavana umutunzi turi mu karere k'ibiyaga bigari kwa Mubutu cyangwa se nanone abandi bakavuga ati wawe nari na propaganda yo kwerekana ko mama 23 ishobora gutera uburundi ariko ari bo bari kubivuga mu magambo yabo. Reka nze gushakira iyo texte nyisome abonye ari texte kabisa ndende bavuga ngo bari mu misozi bagiye bavuga imisozi myinshi. Erega ikibazo nabishaka niyo narrative ya Tabara ishobora kuba ariyo Republika y'u Burundi n'ubutasi bwabo bakoresha kugira ngo bumvikanishe ko bafite impamvu yo kurwana muri Kongo. Turabumva bakondera ibora turumva abandi yande bose turumva none ubona ari iki gitera kuba guhoza ubwo kwindayishimiye kuko bahoza ubwo kwindayishimiye kuko bamubwiye ko nta umuhoza ahubwo n'ubwihozaho ngo hari igiye kwinjirira Burundi. Iyo niyo mpamvu rero nyine ndayishimiye ashaka kugira ngo yereke isi yose yuko agomba guhora muri Kongo kugira ngo arinde Burundi Red Tabara ni urimo kubikora arimo gukina abantu wenda ari bihaha n'iki gasore kukira handi urumva nukuvuga ngo ubugome bano ba CNDD bakorera abanyamurenge bajya kubukora kubw'exporting bajya kubukora handi iwabo babugeze kure sibyo nta muntu n'umwe ufite uruhare mu ntambara ya Kongo ababica abanyamurenge wavuga ko iwabo hasigaye hatuje kuko hasigaye hatuje se icyo kintu bagikore cyo kujya kwica abandi kuki utekereza kuri retaliation y'abanyamurenge mbere yo gutekereza ko abarundi babayeho hari abambonera ku rutishyuye sibyo hari ba bunyoni ufunze aba bunyoniste barahari aba Hussein Rajabiste baracyariho batazi niba nakiriho cyangwa atagize gute urumva uko ibintu bimeze noneho nagatorwasa kuvuga ngo rero ntabwo uburundi buba Rusifa bugeze muri Kongo noneho ngo mu Burundi bube ari angelic reka ntabwo ari perfect. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. So wowe witwaga ngo ndafana kandi ariko mwese mwapfushije. No kuvuga ngo simbizi ariko urumva nabo bamwe bari nk'utugara ku bandi matazajya basekara abanyamurenge bafite tugara ngo bagira ngo indi miryango we ntiyatugize wenda ikagira ukuntu bikemura. Icyo ni kimwe. Buriya binavugwa ko nibivugwa ariko binavugwa ko buriya ngo kiriya kintu cyababaje Museveni kugira naho aba talking ati niba mutangiye kurwana musubiranamo mumenye ko ibyanyu bitazamera neza kuko urazi izi revolution zabaye muri aka karere k'ibiyaga bigari wabonaga muri revolution zabaye Uganda mu Rwanda no muri CNDD-FDD babitangiye bamaze kubona ubutegetsi gusubiranamo ba Hussein Rajab bande yane n'iki ariko bakiri mu ishyamba
babaga bunze ubumwe. Uzi ikibazo cyabaye hariya gikunda kuba hariya, wenda sinzi ngo wenda bucyana nakemutse muri Nord Kivu, nuko musubiranye mukiri ku rugamba, mwatugaramwe, mwaretse mukabanza mukakemura ikibazo cy'abanyamurenge mwese, ko muri abanyamurenge, kuko niba muri abanyamurenge, ndashaka kuvuga abo tugare muri abanyamurenge. Hanyuma Sandrine nta muryango uburamo ibibazo. Ntabwo bivuze ko revolution zabashyashya, oya, ntabwo zabashyashya, ntabwo bikunda ahantu hari abantu baburunuruntu. None nta matate mukazajyamo nyuma, even no tujya muri Sud Sudan muri SPLM, ubu havutsemo iyo bita SPLM/IO, urumva nta kibazo, nabo basubiranye maze kubona leta. Buriya Riek Machar, Salva Kiir bakiri ku rugamba bavugaga rumwe, uko biri kose barwaniye basenyeye umugozi babona ubwigenge. Abaho ntacyo barabona. Wowe ukora akagara ukabura igiki n'ikibiruzi, waretse mukabanza mukagira ikintu mubona, mwabona icyo murwanira, yaba federalism, yaba leta, yaba iki n'iki, buri kimwe cyose kirashoboka muri Kongo. Mwajya muri leta mukajya mu byo mujya muri buri kimwe cyose, nibura mukazashwana nyuma, kuko birashoboka, ntagahora gahanze. So ntabwo nari kurangiza rero ino topic ntavuze kuri abo bantu bitugara, kuko ntekereza ko nabo bafite ukuntu bakontributinga mu kongerera imbaraga ubahemukira Tshisekedi. Kandi ariko nkanavuga ngo kuba abo bantu baba twirwanaho bariho nka wa mushwi w'inkoko simpuwe z'agaca. Imyaka bamaze kuva 17 uko byagenda kose bazabaho kandi bazatsinda. Wowe utaragize ikintu bafasha ngo ufate na mikoro batabarize, niba umunyamategeko ugire gutya ko cyo kora mbonye mu kanya bishoboka kuba hari petition yakozwe n'umuntu bita Olivier Kamitoto, uyu mu directeur de cabinet wa Moise Katumbi. Ndaza kureba niba atari inkuru yahangaha niki, ushaka gutwara abantu barimo kwica no mu mirenge irahe mu Buholandi mu rukiko crise ya Minembwe. Reba abanyamategeko abanyamurenge bagira, ubu habuze abantu bajya muri CPI n'ababa mu Buholandi bati tugiye guca ingano hano, tuzahava ibyo wacu bimenyekanye. Ariko bamwe n'utugara, abandi n'iki byose. Gusa nkurikije ibintu nabonye by'abantu babiyemeze mu karere, baba we, hano mu karere k'ibiyaga bigari ushobora kwigira Rambo mu Bisheke mu kwezi kumwe, nyuma y'amezi abiri ikibuga kikicurika, ugasigara uri kimwaro kusa wandagaye. Buri abantu bafite imbaraga uyu munsi bakomeye bagize guteye umunsi nabona nakwimye ijambo n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bazamwara. Uwa mbere CNDD-FDD izagezaho ubu Sandrine ntabwo wakora koperative y'abahinzi n'aborozi ngo uyite interahamwe, ntabwo wakora koperative ngo uyite impuzamugambi. Si amazina wumva yumvikana ari meza, ariko kubera iyo history ntabwo bikunda. No mu Burundi ntibikunda, na Uganda byakugora, na Shinyanga byakugora, na Kongo byakugora kwita iryo zina, burya ntibikunda kubera amateka y'abanyarwanda. CNDD-FDD zaba inkuru mbi muri aka karere, kandi akantu kazayikoma kazayitungura, urumva ihirime kandi kanuye, yarananiye kubyaza umusaruro imyaka imaze ku butegetsi. Kandi zabe kimwaro gufata ubutegetsi bukagucika, ni kimwaro gikomeye cyane, ntibugaruka. Urumva abandi bazashya muri ibi bintu ni imanza Tshisekedi azabura. Nafite amafaranga amaze kurenza biliyoni 3 net of yiwe z'amadolari, ariko zira ari amafaranga ntiyarushaga amafaranga Kadafi, ntiyarushaga amafaranga bande bagiye baseba, urumva no kuyibikaho. Mu butu ntabwo ntiyarushaga amafaranga, ntarushaga amafaranga mu butu, amafaranga Tshisekedi afite ntagararutaye mu butu, ariko nawe azamwara. Undi muntu uzamwara ninde? N'utugara. Kuba utaricecekeye ngo witurize, ese watuza gute nako? Cyangwa ngo wicecekere ubireke ubirebe bihinda, nawe ukajya gufana Tshisekedi, abo bose bazamwara. Uru rugamba rwo muri Kongo zarangira, kandi abantu biyita ngo n'abanirotike, bamwe ngo n'abahemu, ngo n'ababantu, ngo n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo, bakumva ko bagomba kwica abantu buri munsi, kwica byabaye nk'iturufu, nabo bazamwara. Buriya niba ari umuntu ukomeye ukaba uri umuntu urimo kwica abantu, cyangwa se ufite n'uwo mugambi, igihe uzasaba ugasaba wowe wimye. Tuvuga ibyo twabonye Sandrine, umuntu yari umukire muri quartier afite amagorofa, ngabo bakaramira twumva kiriya kizu cyo umujuzi cyahoze ari cyakaramira. Urakibona ikizu uva bese kurayibona, utambitse iriya gorofa. Sinshaka kuvuga abakoreramo ntabicira business, urumva ino gorofa rwose uhita ukatuza nk'uwinjira ku bavunjaye ndende, iriya karamira. Ubu si bumari iki kwa Kabuga. Erega tujye tuvuga ibintu mazina yabyo, urumva kwa Kabuga hamwinjiriza amafaranga mu by'ukuri, mu butunzi bwose yari afite. Si yari umuntu ukomeye mu gihugu, bavana umutunzi. Turi mu karere k'ibiyaga bigari kwa Mubutu, ubu bahahinduye mize.
iriya mize y'umuryango wa Mobutu nabonye umuhungu wahavugira byinshi na buri kimwe cyose. Emile wa Katari yagiye kwisura uheruka muri Kongo bavuga ubutwari bwa Mobutu buri kimwe cyose. Kongo ibyaho sinwamenya ngo bimeze gute. None se koko biri mu bukungu, iriya nzu isarurwa na Nzanga Mobutu niwe uyikuramo amafaranga. Simize biri babeshyeshya abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. Dufite abantu bari bakomeye muri aka karere, ababihaye Imana, abatarayihaye, abihaye Rusuferi n'abagize gute. Ariko iyo uhemukira abantu ugatagetinga abaturage batagize n'icyo banagutwaye, urangira nabi kandi ibyawe ukajya ku karubanda. Nibyo navuga, nabivuze hakiri kare. Ufite uko avamo ave muri iyo network, udafite uko ayivamo nayigumemo, nyine agahuru kazamushyana kandi azabibona. Singiye kukubeshya. None hari ikintu garutseho mbere ko tuva kuri iyi ngingo, aho uvuze ati umugabo witwa Ndayishimiye azarangira, ukaba ariyo mpamvu ubona bakomeje kwikanga ibitero, kuko nabonye abasirikare abazalendo ndetse ngo n'abasirikare b'abarundi baburira Tshisekedi ko ngo Red Tabara ngo igiye kumutera vuba, kandi noneho ngo bagenda no ku magambo uriya mugabo witwa Nanga yatangaje. Yavuze ngo iki? Reka nze ngushakire ayo magambo. Ariho bamwe bavugaga bati ikigaragara cyo aba bagabo bashobora kuba babona aho ikirere cyerekeza, ko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba cyaterwa bidatinze, cyangwa se nanone abandi bakavuga ati wabona ari na propaganda yo kwerekana ko M23 ishobora gutera u Burundi, ariko aribo bari kubivuga mu magambo yabo. Reka nze gushakire iyo texte nisome. Abonye ari texte kabisa ndende, bavuga ngo bari mu misozi, bagiye bavuga imisozi myinshi. Erega ikibazo nabishaka niyo narrative ya Red Tabara ishobora kuba ariyo Repubulika y'u Burundi n'ubutasi bwabo bakoresha kugira ngo bumvikanishe ko bafite impamvu yo kurwana muri Kongo. Ariko se Red Tabara ahantu bakozo bya Olivier Ndikuriyo yavugaga ngahiko kuko ngo Rwanda ngo rwagiye muri Kongo, ngo yo M23 ngo bamenga iyo FDL ngo kuki ngo batayirangije. Ariko nagira ngo mbwire Olivier Ndikuriyo niba yokurikirana cyo kiganiro ko muri operation zabereye muri Kongo, urumva zahitanye mudacumura, abandi barimo gutaha. Iyo Red Tabara M23 ko leta y'u Burundi ifite division ebyiri zihora muri Kongo, yacyuye nde umwe Rudori wo muri Red Tabara. Oya tuvugisha kuri Sandri, nibura n'abandi barakubwira bati ari operation twakoze P5 irasenyuka, urumva. Nayibonye ya text. Indi operation zikozwe muri za kimya wati umoja buri kimwe cyose wagenda kubona umusaruro zitanga, kuko muri FDL muyibona kuriya, ariko yagiye ikurwamo imbori zitandukanye, urumva. Ikayugikomeza kuyugira kuri, ariko yagiye ikomwa iraswa mu buryo bwose. Ibimenyetso birahari, urumva. Report zirahari, abataha uyu munsi bajya mutobo barahari, nta kibazo. Ubu ingabo z'Urundi zimaze imyaka muri Kongo, zabuze umuredi Tabara n'umwe, zibura centre nka motobo zishyiramo abaredi Tabara zifashe, zibura bicyura, zibura mobilisation. Iki nkubwira ni iki ngiki, nta n'umwe none Rudori. Kuko division z'Urundi byizagiye muri Kongo zagiye gukora iki bari Red Tabara, ko zabuze n'umwe. Umutwe niba existant, urumva, hagomba kugaragaza n'imenyetso iyo existence. Giye mbwiye ngo FDLR ntagiye muri byinshi, ngo ngiye muri byinshi by'umuntu n'iki byose, ndabakwereka Rubavu bataha. Turabumva bakondera ibora, turumva abandi yande bose, turumva. None ubona ari iki gitera guhoza ubwo kwindayishimiye, kuko bahoza ubwo kwindayishimiye, kuko bamubwiye ko nta umuhoza ahubwo n'ubwihozaho. Ngo hari ibikoresho bya Ritirari ngo byashyizwe mu misozi yitwa Kidumaga uri hagati ya Murenge na Mubere, ngo icyo kintu ni ibintu ubutasi bw'Urundi bukora kugira ngo birasanzwe mu bintu by'intambara. Kuba ushaka gutera umusozi ukumvikanisha menace hari mbere, ukabanza ukashyira muri media kugira ngo nujya kuhakora ikintu biziko kari cyukurikiye kandi ukurikiye ikindi. Red Tabara ntabwo ibaho. Red Tabara yabagaho mu byukuri, urumva. Ibayeho Abarundi bakoresha ibishoboka byose, barayinjirira, bagenda bayerimina abantu barimo, urumva. Iza guhinduka Red Tabara ashaka gukoresha icyo bashaka. Yatangiye ari original niko abantu bakubwira, ariko ubutasi bw'Urundi buyinjiramo mpaka abantu bose barimo barangiye. Ariko bayinjiramo nabe batera ubwoba Ndayishimiye ko batera ubwoba iki? Batera ubwoba iki? Bagiye kwinjirira u Burundi. Iyo niyo mpamvu rero nyine Ndayishimiye ashaka kugira ngo yereke isi yose yuko agomba guhora muri Kongo kugira ngo arinde u Burundi. Red Tabara ni urimo kubikora, arimo gukina abantu. Kandi nawe ujye uvuga uti rimwe azinjirirwa nande azinjirirwa abasirikare basa ntibahari. Nese nta audio basuye bavuga ko bazamutera, nta audio twigeze kukumva ejo mu byo mukwamuna ndi kumwaka ushize. None se reka nkubaza ikintu, erega buriya akuzuye umutima iyo ari ibintu byiza gasesekara ku munwa, ariko nanone ubwo nakuzuye niba wenda ari bihaha n'iki gasore ukira handi, urumva.
ni ukuvuga ngo ubugome bano ba SNDD bakorera abanyamurenge bajya kubukora ku bw'exporting, bajya kubukora ahandi iwabo babugeze kure, sibyo? Nta muntu n'umwe ufite uruhare mu ntambara ya Kongo, aba bica abanyamurenge wavuga ko iwabo hasigaye hatuje, kuko hasigaye hatuje se iki kintu bagikora cyo kujya kwica abandi. Kuki utekereza kuri retaliation y'abanyamurenge mbere yo gutekereza ko abarundi babayeho? Hari abambonera ku rutishyuye, sibyo? Hari ba Bunyoni ufunze, aba Bunyoniste barahari, aba Hussein Rajabiste baracyariho, batazi niba nakiriho cyangwa atagize gute, sibyo? Urumva uko ibintu bimeze. Noneho na Gatorwasa mwakuyeho mukamuhindura nk'igicucu, urumva nawe ntabwo CNDD-FDD rusha abarwanashyaka. Agatorwasa abonye uburenganzira bwo gukora rya shyaka rya SNL giwe no SNL bari ntibikunda, yajyaga n'abatsinda no mu matora bakamukina udukino, urumva? None simvuze ngo Rwasa n'abandi bagenda bavuga mu Burundi. Do you think Burundi bwo butuje ku buryo Burundi butakwishakamo ikintu cyo kurwanya SNDD? Ubwawe yakwirwanya, aduyi wandani wiwa bazamarana ubwabo. Rero kutangira gutekereza kuri premier instance ngo warwanya Burundi yava muri Kongo, bwakwirwanya ubwabo bukirwanira. Ubu se bani yombare ntibakigira abantu mu Burundi. Do you think umuntu wayoboye ubutasi bw'igihugu zikere cyo udacunze neza we ntabwo ubutasi bwe bwakomeza gukora? Kuyobora ubutasi ni ikintu gikomeye Sandrine. Ubutasi cyo kintu gikomeye mu bihugu byose uzumva. Nubwo wajya muri Amerika CIA irakomeye, nubwo MI6 y'Ubwongereza irakomeye, nubwo wavuga FSB y'Abarusiya, bene bano bantu babakomeye. Kuvuga ngo rero ntabwo Uburundi buba Rusifa bugeze muri Kongo, noneho ngo mu Burundi bube ari angelic. Reka ntabwo ari perfect. Ahubwo wenda icyo umuntu yambwira nanjye nashyiramo inyurabwenge, wenda washaka kugira icyo bakwikorera, wenda ntiyabura wasaba amaboko kandi akayabona. Ariko kuri instance ya mbere nabo bwabo ntabwo batuje, uhora ubwimbwira mbirwanya ndwana mpanganye nabyo, ndwana nabyo ko na prime tumvikana na shebuja, kavuga ati ntibikunda. Kandi hari igihe binashoboka nese niba Tiani wo muri Nigeria yirindaga wa mu perezida yakuyeho, ntiyamukuye ari umurinda. Uhagenda urebe n'ahandi hantu zatandukanye urasanga abatoni aribo bagira gute bahemukira abari ba boss babo. Tujye muri Gabo, General uyu nguyu Origi Nguema uriho ntiyari boss arinda ntuze ntiyari boss we uriya Omar Bongo ngira ngo wavuyeho. None se gihari muri Chad Marshal wapfuye Idriss Deby, umuhungu we Idriss Deby Mahamat General Marshal nawe yabaye Marshal, ntiyari umuhungu wiwe. Twege kureba rero ko iteka resultat y'ikintu cyangwa kiriya iva muri forme extrinsique ngituruka hanze, even intrinsique birashoboka rero, cyangwa bikaba byombi hybrid. Ariko icyo navugaga haruguru, iyo uzanye Red-Tabara ubutasi bw'Urundi burayikoresha. Buriya bashobora kugenda bakayishinga nk'ahantu kuri point zero, bakavuga bati bakabaha n'imbunda, bakabaha n'imyambaro n'idarapo rya Red-Tabara, bakahatangariza ikintu kugira ngo noneho nibahagabe igitero ejo bukiye bavuge bati tugiye kwirukana Red-Tabara kandi bashaka umunyamurenge. Aya nama yari yose akorwa. So bafishyira agapira hasi rero. Yego. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.